benshi muri twe bifuza gutunga ubutunzi bw'umwijima, bifuza gutera intambwe bahita bagera aho bagiye basoza urugendo, kugeza ku rwego benshi birangira bafashe inzira y'umwijima yo gushakishamo ubutunzi bw'umwijima. Benshi nk'inzira bifashisha ibabera iturufu kugira ngo bagere ku byo bifuza. Sometimes Satani yifashisha inzira yo kugira ngo adutegemo imitego yo gushakisha ubutunzi. Benshi turayiyoboka ndetse tugakoresha iyo nzira nk'iturufu yadufasha kugera kuri za nzozi zacu. Zeru gatandatu. Ubundi si wowe shaka, wowe nashakaga. Wowe nari ngiye gushaka. Umva nkubwira ikintu kimwe wataruzi. Nibaza impamvu runaka ituma uri gushyiraho bari abantu ngo bampinge. None kuki njyewe wabwiye bari abantu ko n'umwana namwirukanye kubera wamumenyesheje ko twari tuziranye mu ibanga, birawe bimenyesheje gute nkanje? Mana yanjye we, mbega amateraniro yawe meza, uriya mupasiteri ariko hariya yatubwenga turukahe. Pasiteri wigisha neza, uriya mupasiteri yasizwe amavuta, ntabwo yaba ari gusa. Mbega ijambo ry'Imana ngo riryoshye, abantu badasenga bacikanywe byinshi. Kiriho nuko ukwiye kwitondera amagambo uvuga, ibyo ukora ndetse n'uburyo ubikora. Ni wowe nashakaga ubundi. Kuba waranshakaga ubu kumenye bikumariye iki? Ubundi twaranamenyanye dukorera umwami umwe, kuki waneje abantu? Dore impamvu bari abantu babwiza ukuri. Wowe uri umuntu, twese dukorera Satani. None bigenda bite kugira ngo ugende ubwira abantu ngo bampige gushaka kureba isura yawe? None ko manje kunyihisha ko baguhaye imbaraga z'umwijima, mu by'ukuri zikumariye iki? Ntabwo ukwiye kuzikoresha ukandeba. None ko nawe wigize umwijima. None nigize umwijima, imbaraga baguhaye umbona gutya ncaho nk'imbobo. Waranyihishe, niwanyibwira uwo uri we, umenya nimero zanjye n'indi ubundi wazikubwiye. Ubundi wowe umbona ncaho ikintu wowe utaruzi rero. Ntabwo wowe uzi imitungo mfite, umbona ncaho umeze nk'imbobo ariko ntabwo uzi imitungo. N'undi uri imbobo. Imbobo yihisha umuntu. Wari uzi ko South Africa 1/3 ari icyanjye? Man, yaba nk'abari abakire ba Jovanisi bibera mu butunzi bw'umwijima, ntabwo bizakunda ngo dushake Imana bigishoboka. Buriya we hari ikintu utaruzi. Imitungo 1/3, amazu, imirima, amasambu ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe. South Africa 1/3 ni cyane. Hari ibintu byinshi utaruzi cyane. Nanjye nkurenzeho. Undenzeho kuki? Hano ubundi impamvu nanjye ndabona kubera iki? Aha narinje kwiyobera umutungo wanjye. Sinzi narinje kureba. Uri kubona ukuntu uti nta nubwo vayo ureba ariko. Oya, utaterana nubwo dukorera umwami ibyo ntabwo wabimbwiye. Ntabwo ku bintu by'ubutunzi wowe uri no hejuru yanjye. Ikintu utaruzi. Uzi kugira ngo umuntu agere kuri level bavuga ko ujye kugicunga uyu mukire, ibintu byose akora umwiteho. Hari ibintu byiswe ariko subundi mbere kugira ngo namenye kuri n'injyage inzira bacamo bajya yuraziza ngo dushake Imana bigishoboka, ngo kuko imeruka iregereje. Nzareba ibyabari abagabo ariko yatusomye ngo ngabiringiye Uwiteka Imana ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Zaburi 125. Ngo nini indirimbo ako si ubundi ujya kuneza abakozi urazizi. Kode yawe nayifashe gute? Ahubwo dore ikintu nkubire n'irindi banga wowe. Bambwiye yuko niwe wongera kwibeshya ugakora ikosa rimwe gato cyane, gato kidogo, bazahita bakurimbura. Ikindi kandi kugira ngo ngengere ku mitungo yanjye, hari ikintu utarasobanukirwa rero. Ubutunzi bw'umwijima ntabwo uramenya ukuntu babutunga. Ariko ngiyengize ikibazo kimwe. Bari abantu turabica, turabakoze. Bari abakozi waneje na kira kigone nagize ngo kikuneke, turabigenza gute? Dore ikintu ugomba gukora rero. Hari ikimenyetso nahawe kigomba kuguhabwa. Ni ikimenyetso ukwiye kujya ugakora umuntu mu gahanga, ibyo yabonye, ibyo yumvise agata byose abyibagira. Aho ni sawa. Icyo kimenyetso mbaza ngo ni ikihe? Ni ikihe none nzindi kukubaza? Dore ni iki ngiki. Ikimenyetso ukwiye kwifashisha ni iki ngiki. Ukwiye kuza gutyo ugafata iki kiganza n'iki ngiki ukagisa ubirebe neza n'ubyica. Ndi kubibona. Uzabikora ukabyica bazagusaba ibitambo kugira ngo bakiguhe. Uraza fata ikiganza ufate n'iki. Uzugihuze gutya. Nurangiza uhitugira gutya.
nukizana gutya umuntu mu maso ubwonko bwe buzajya bita bwiforomata ibyo yabonye ibyo yumvishe ibyo yatekereje byose kuri wowe atari gusobanukirwa ubwonko bwe buzabwicurika hanyuma ibyo yumvishe byose abyibagirwa ubwo uragifashe ndagifashe ongeye nkubwira nubundi usanzwe nkurikirana ahantu ubundi uhamenye gute ko maje ahangaha ngiye mfite imbaraga n'ibyo nakubwiye nzi gukontorora ubutunzi bwanjye bw'umwijima ubu butunzi ngiye bw'umwijima rero maze kubugwiza nk'ubu nari nje gusura iyi nzu yanjye ubutunzi nubwo tubutuza ariko nta nubwo tunabujya tujye tugana icyo ngicyo uzibeshya by'amafaranga usesagura bizagukora reba iyi nzu ufite nta modoka mfite ahangaha rero wikubisa agashisha ahangaha ibitambo nahatanze umugore n'abana 5 ahangaha wagerageje abakoze igikorwa cy'abagabo aha narahakoze iyi ngiyi mfite indi nzu ariko ikintu kiriho ukwiye gushakisha buryo ki ukoresha imbaraga zawe zose zishoboka kugira ngo ibitambo byawe ujye ubitanga kandi wirinde amasengesho wikibuke ko ibintu byacu bizirana n'amasengesho ibintu by'ubutunzi bw'umwijima maze kubimenyereka ejo bundi uzi nkuba nakubiswe njyewe anze bicere pe iki nibyo nari kukubwira hano nakubiswe n'inkuba ngeze muri iyi business utazongera gukora ikosa nk'iri ngiri rero wowe hano muherekeye ukuntu byagenze hano ni hahandi nyine baza bagaca nasizemo akantu ko bazajya bacamo ariko ntabwo byanyuze ariko hano hose nkwereke nari dore ni gutya byagenze na hano bigenze na gutya wa muginga ruko nakareza iki basigaye bakora n'abadayimoni aha kanigendera mwami wanjye ndagira ngo ndebe ko imitungo yanjye iri mu biganza byawe tubone kuyibona ikintu gikumbaga cyo gusenga ntabwo byabishobora muri iyi minsi no kujya gusenga warabyibagiwe nsenga kwa gatatu mwana kwa gatatu usenga muri itorero isengamo waje nkakujyana mu nzu ariko si umuntu wese twumvikana ujyanye mu bintu byo gusenga twabyumvikanye ubundi akazi kanjye naguhaye wagakoze gute naragakoze ahubwo ikintu natigeze menya neza nk'umukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana ajya ruswa ikintu nitigeze menya nuko namenya kuri kunera nyubu ngubu nasizwe amavuta yera se amavuta yera kuma akazi kwawe tukuzi nk'umukire mu kagari ariko njye naguhaye akazi uri kumva numembe ntinumva abaza utuze nkubwire ntarumvikanye mu akazi unaguhema akazi uramuzi ndamuzi icyakora urakizi ndakizi akora iki ni umuturanyi wanjye wawe nayoberwa ikintu akora icyo nibaza ni kimwe sinde kugutinya urumva nsizwe njyewe David nsizwe akuko ndi kukubwira ibintu by'Imana ukiruka uyu munsi uzi ijambo twasomye ariko cyane ibintu by'Imana ubundi wamanje ukambwira ukuntu ngwino hano ariko mwigisha ijambo ry'Imana ngwino hano mwigisha ijambo ngwino manze mwigisha ijambo ry'Imana amafaranga tuzapfa tuyasige ngwino hano mwigisha ijambo ry'Imana kuri kwiruka nkare byihorere by'ijambo ry'Imana kandi ushaka kuba ufite imitunzo y'umwijima barakumbwiye ushaka kuba ufite imitunzo y'umwijima tumaze kukumenya wagarutse nkakwigisha ijambo ry'Imana garuka nkwigisha ijambo ry'Imana wanyumvishe de ikimenyetso gishobanuye iki nakubwiye ko nsize amavuta y'Imana waje nkakwigisha ijambo ry'Imana byo nabonye noneho nakumenya bariya nibo bakire birirwa batubwira
mwami wo hasi ndakwirambaje ngo umfashe, imitungo yacu iri mu biganza byawe. Ese utekereza yuko Imana isinziriye? Aho ni waba wibaza yuko yatereranye umwana wayo? Imana nta na gato izigera yihanganira kubona abantu twitera umugongo kandi ariyo yatwiremeye. Ibiremwa byinshi by'iyi si bibabaza Imana bikayiza mu buribwe byirengagije ibyo yabakoreye.